Bakunzi bahoraho live turabashimiye ko mukurikira ibiganiro byacu. Muzi tugiye kubabwira ku kirungo ariko burya kibamo umuti cyitwa turmeric. Turmeric nkuko abantu benshi bayikoresha nk'ikirungo buriya irimo n'intungamubiri zikomeye cyane zishobora gukora nk'umuti. Turmeric ni kimwe ubundi mu birungo ariko gikomoka burya ku muzi cyangwa se ikijumba cyenda kumera nka tangawizi, biri mu bwoko bumwe nk'ubwa tangawizi. Icyo kijumba rero nkuko muyibona ririya bara ry'umuhondo, buriya bayita igihingwa cya zahabu, ni zahabu y'icyatsi ariko ikarangira powder yayo cyangwa se kira kijumba cyayo kifite ibara ry'umuhondo. Turmeric rero tuyizi ikoreshwa nk'ikirungo mu guteka mu buryo butandukanye, cyane cyane ikabizwi ku mugabane wa Aziya, dore ko ari naho ibi birungo bikomoka byinshi, niho bihingwa, baranabirya cyane mu maresitora y'Abahinde, y'Abashinwa. Turmeric rero ni ikirungo gishobora kwifashishwa ariko kikanavamo intungamubiri z'ingenzi. Turmeric ibamo intungamubiri nyinshi ariko akazi kayo gakomeye niko buri anti-inflammatoire, igabanya inflammation, uburibwe. Ifite rero ibigize icyo bita curcumin cyangwa curcuma, bikaba ari bimwe mu bituma igira ubushobozi buri anti-inflammatoire. Curcumin rero ni kimwe mu bituma igira rirabara ry'umuhondo kandi bigatanga iyo property cyangwa ubwo buryo bwo kuba ifite ubushobozi bwo kurinda no kurwanya indwara mu mubiri. Rero yongera ubudahangarwa bw'umubiri, ubudahangarwa bwabyo bituma uburibwe bugabanuka ndetse bigafasha kumva umuntu amerewe neza. Burirwanya indwara z'umutima n'indwara za arthritis, indwara za rubagimpande. Gukoresha turmeric mu byo kunywa cyangwa mu byo kurya bishobora kugabanya cyangwa se kurinda ziriya ndwara. Iyi turmeric rero ifite ubushobozi bwo kongera ubudahangarwa bw'umubiri, ifasha ubwonko gukora neza. Buriya gukora neza k'ubwonko ni ikintu gikomeye kuko abantu benshi buriya bagenda batakaza igice cyangwa se ibice by'ubwonko mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hatakara cyitwa neurons cyangwa se ubwenge ni amanere abagenda atakara, ni central nervous system igenda itakaza tumwe mu biyigize. Ubwonko uko bugenda rero busaza burya baba buri kugenda butakara. Ni naho umunyarwanda yavuze ngo gusaza no gusahurwa, kinabasahurwa ni iki? Ni bitandukanye ku mubiri we, ni ubwonko cyane cyane, ni ubwenge, ni imbaraga zo gutekereza, ni imbaraga zo kwibuka, ni imbaraga z'umubiri. Turmeric rero ifasha ubwonko kwibuka kandi ikawufasha kugira imbaraga z'umubiri, kwirinda indwara no kugabanya inflammation, ubwo buribwe. Abantu bakuze n'abandi batandukanye bashobora kugira ibibazo by'indwara bita arthritis. Arthritis ni ubwoko bw'indwara zifata mu ingingo nto n'inini, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, osteoporosis, izo zigafata amagufa akagenda ashira. Tushaka kumvamo za nka gute nazo burani ziri mu bwoko bwa arthritis, za polyarthritis n'izindi. Izo ni indwara rero zikunze gufata mu ngingo. Iyo ukoresheje turmeric neza bishobora kugabanya inflammation cyangwa kuribwa ko mu ngingo, kuribwa mu mubiri, ndetse bikongeramo ubushobozi bw'uko umubiri ugira imbaraga zo kongera ubudahangarwa bw'umubiri, immunity. Ubudahangarwa bw'umubiri bufite akamaro gakomeye cyane. N'ubundi ziriya ndwara nyinshi zituruka ku byo bita autoimmune, nko kwirwanya k'umubiri bikazana kwangirika ko mu ngingo. Ugasanga umuntu yarwaye rheumatoid arthritis, yarwaye osteoarthritis, yagize polyarthritis. Uko kuribwa mu ngingo no ku bana bato bishobora kubaho, nko ku ndwara bita rheumatoid arthritis ugasanga mu tugingo dutoya tw'intoki, ugasanga zakoncamye, cyangwa umuntu mukuru atangiye gukura ukabona intoki zimwe zirahinamirana, urundi ruragenda ntirugaruke. Buriya n'ubwoko bwa rheumatoid arthritis. Izo arthritis rero zose akenshi zituruka nyine ku gusaza k'umubiri, biturutse ku kwirwanya umubiri ubwawo ugatakaza ubushobozi bwo kukontorora imikorere myiza y'ubudahangarwa bwawo, bityo umubiri ugatangira kugenda urwara ariko nta yindi ndwara yaturutse hanze yawo, ahubwo ari intege nke zawo kubera ubudahangarwa bw'umubiri buba butameze neza. Ibyo rero bitera indwara za rubagimpande arizo twakise nka za arthritis, amarumbago, indwara z'umugongo, indwara z'imitsi. Ugasanga umubyeyi, umuntu runaka arababara umugongo, arababara amavi, arababara ijosi, arababara urutugu kubera impamvu ziza arthritis. Izo arthritis cyangwa za rubagimpande cyangwa arthrose mu gifaransa
zishobora guturuka ku kwirwanya k'umubiri kuri iki ngiki cyitwa ubudahangarwa butameze neza. Rero gukoresha turmeric mu buryo bwiza bishobora gufasha umubiri guhangana n'izi ndwara zo mu bwoko bwa arthritis, bikanagabanya ibyo bita inflammation. Inflammation ni uwo muriro wumva mu ngingo, nuko kunanirwa gukoresha icyo gice runaka cy'umubiri, kuhina bikanga, kurambura bikanga, guhaguruka ukababara, kumva urahinda umuriro indani mu ngingo, mu magufa. Izo ni kimwe mu bigize izo ndwara za arthritis. Rero turmeric ishobora kudufasha guhangana cyangwa se gukuraho ibi bibazo, dore ko yongera imbaraga z'umubiri, bikarwanya amabakteri n'amavirus ku bantu bashobora kuba bahuye n'indwara ziri virale. Indwara ziri virale ziratandukanye, twavugamo nk'ibi bicurane turwara, inkorora, HIV, AIDS, sida, indwara zitandukanye, inkorora nk'uko muzumva kose kuzageza kuri za covid, ziriya n'indwara ziri virale. Gukoresha turmeric rero ushobora guca intege izi ndwara zitandukanye ziri virale n'iziri bacterienne ziterwa n'ama microbe, bityo bigatuma umubiri ugira imbaraga, bigafasha umubiri guhangana n'izi ndwara, kandi ifasha ubwonko gukora neza nk'uko twabibabwiye mu guhangana n'ibibazo bishobora gutuma ubwonko bwangirika. Turmeric ifite ubushobozi bwo gufasha umutima gukora neza, ifasha rero mu gutembera neza kw'amaraso, kandi ishobora kugabanya ibyago by'indwara z'umutima. Turmeric ifasha uruhu kuba rwiza. Abantu bifuza ubwiza hari abayikoresha mu kuyikora mask bagasigaho gake gakeya ku bice bitandukanye. Rero iyi turmeric cyangwa kurkuma ishobora gufasha ku bibazo by'uruhu, nk'ibibazo bya acne. Acne ni biriya biheri tubona biza mu maso, igatuma uruhu rugaragara neza, kandi bikagabanya gusaza, kubera ko iriya turmeric twabwiye ko nyine ifitemo ubushobozi bwo kuba antiviral, antibacteria. Ikindi niko ifasha umubiri gukora neza, ndetse buriya yifitemo intungamubiri zikomeye cyane zirimo amavitamine, imyunyungugu, bityo bigafasha umubiri kugarukana imbaraga no kwiyubaka. Turmeric rero nk'uko mwari muyizi nk'ikirungo, irenze kuba ikirungo gusa, kuko ifite n'intungamubiri nyinshi umubiri wacu ukeneye. Ni kimwe mu bihingwa cyangwa se mu biribwa dushobora gusangamo biriya bifasha umubiri mu buryo bwose butandukanye, uburyo bwo kuwurinda uburibwe, ama inflammation, uburyo bwo kuwurinda ibibazo birimo nko gukora nabi k'ubwonko, ibibazo birimo ibibazo by'umutima, ibibazo birimo uruhu rubi nko kugira ibiheri. Ariko kandi turmeric ikaba ifitemo ubushobozi bukomeye bwo gukomeza gutanga uburyohe runaka, ariko ku kigero cyayo iyo iri ari nyinshi irasharira. Buriya nta nubwo iryoha yonyine, ariko iyo wayongeye mu biryo ubona bisa neza, bisa umuhondo. Ubwayo ifite igisa n'icyunyunyu cyangwa se ukumva igiye gusharira, ariko iyo yivanze mu byo kurya, mu muceri, mu masosi, mu nyama, ituma bigira indigu iryoshye, bityo bigafasha umubiri w'umuntu kwirinda indwara cyane cyane zirimo za inflammatory conditions nka za arthritis, za rubagimpande. Ikindi ni kwifasha rero mu kwihutisha cyangwa mu kumera neza kwigogora. Iyo twariye burya nyuma yuko tubiriye bigera mu mara, mu gifu, uburyo bigenda neza rero kumva ntago bikubangamiye. Turmeric ishobora kubigiramo uruhare, bityo bigafasha mu cyo bita digestion cyangwa se mu igogora ry'ibiryo, dore yuko yifitemo buriya ubushobozi bwo kuba antioxidant. Antioxidant kimwe nk'uko twabibabwiye ni kimwe mu bintu byiza bifasha umubiri kwirinda indwara, bikawurinda ibibazo bitandukanye. Rero mu buryo bwo kuyitegura, twebwe kenshi tuyibona ku isoko yamaze gutunganywa. Ubundi ni ikijumba nk'uko wabona tangawizi, barayumisha, bamara kuyumisha bakayisya. Buriya turmeric ririya bara ryayo niko nyine kiriya kijumba kiba gisa, bityo bikagirira umumaro umubiri wacu, kubera ko ifite intungamubiri zitandukanye, cyane cyane duhereye kuri izi ntungamubiri bita curcumine. Iyi curcumine rero ni imwe mu ntungamubiri cyangwa se muri propriétés z'ikigize turmeric. Ni compound, ni uruvange cyangwa se ihuriwemo n'ibintu byinshi bifite umumaro ukomeye cyane ku mubiri wacu, birimo biriya twavugaga birinda ama inflammation, birinda indwara z'umutima, birinda
kubabara, kuribwa. Turmeric rero ikaba ari ingenzi, ni kimwe wari uzi ko ari ikirungo gusa, ariko ni ikirungo gifite intungamubiri nyinshi zikomeye cyane, nubwo ikoreshwa mu gutekwa, ariko mu byo yavanzwemo yongeramo ziriya ntungamubiri nyinshi zifitiye umubiri wacu akamaro mu kurinda inflammation, mu kurinda indwara cyangwa se ibibazo bijyanye n'igogora, mu kongera ubuzima bwiza bwo mu ngingo, mu kuzamura ubushobozi bw'ubudahangarwa bwacu. Iyi turmeric cyangwa kurkuma nkuko bayita, dushobora kuyikoresha mu buryo butandukanye, cyane cyane mu kuyivanga n'ibyo kurya bindi. Ushobora kuyivanga n'abakora amasosi, ukayivanga mu isopo, ushobora kuyivanga cyangwa ukayiteka mu muceri, ushobora kuyiteka mu cyayi, ushobora kuyiteka mu mata ashyushye, ushobora kuyivanga n'ubuki bigakora umuti mwiza, cyangwa se bigakora umuti nk'uko bamwe bajya babitera mu rwenya, cyane cyane mu rubyiruko. Ariko kandi kuyivanga na black pepper bifasha gutuma iba digestible, cyangwa se umubiri ubasha kuyikoresha neza, ukabasha kuyidigera, ukabasha kuyitunganya, kubera yuko iki kirungo ubundi kiri mu birungo bifite ubushobozi bwo kuba dissoudre, cyangwa se kwivanga, cyangwa se gukora cyane mu bintu bifite fat, bifite ibinure, cyangwa se bifite amavuta. Ni fat soluble cyangwa se oil soluble. Rero ni kimwe mu birungo byiza, cyane cyane kiryoha mu nyama, kiryoha muri biriya bindi twavuze, umuceri, mu cyayi, mu mata no mu bindi. Kurkuma rero cyangwa se kurkuma turmeric ngo twabibabwiye, iyi propriété irimo yitwa curcumine, ikaba ariyo ifite ziriya propriété ziri medicinal, cyangwa se zafasha umubiri mu kumera neza, mu kurinda indwara, mu kurwanya indwara. Twabibabwiyeho, ariko muri rusange mu nshamake twababwira yuko iki kirungo cya turmeric cyangwa kurkuma gifite imimaro myinshi igera hafi mu mimaro 10 y'ingenzi dushobora kongera kubasubiramo, irimo kurinda uburibwe, cyangwa se ikaba ari anti-inflammatoire, ikaba na antioxidant, ituma uburibwe bwo mu ngingo, nk'abantu bakunze kurwara indwara za rheumatisme, abantu bakuze, indwara za rheumatoid arthritis ku bana nabo bashobora kuzirwara, indwara z'uburibwe mu mubiri, cyangwa se z'uburibwe mu bice bitandukanye. Ibyo ngibyo gukoresha ikirungo cya turmeric cyangwa gukoresha turmeric mu byo kunywa cyangwa mu byo kurya ishobora kugabanya ibyo bibazo ndetse bigashira. Ifite ubushobozi bwo kurwanya indwara z'umutima. Indwara z'umutima ni zimwe mu ndwara zihitana abantu benshi, niyo nimero ya mbere ku isi. Indwara z'umutima nizo za mbere zica abantu benshi ku isi. Rero gukoresha ibirimo iyi turmeric bigabanya ibi byago byo kurwara indwara z'umutima, igabanya izi risike zo kurwara indwara z'umutima. Ndetse turmeric buriya ziriya propriété zirimo, cyangwa biriya birimo cyitwa curcumine, zifite ubushobozi bwo kurwanya no kuvura indwara za Alzheimer's disease, indwara zikunze gufata abantu bakuru bikajyana no kwibagirwa, guta ubwenge. Rero ifite zino turmeric zifite ubwo bushobozi. Kandi cya gatatu, zifite ubushobozi bwo kurwanya izi ndwara zo kwibagirwa no gutakaza ubwenge cyane. Icya kane, zirwanya amakanseri. Turmeric buri ifite ubushobozi, iriya curcumine irimo ifite ubushobozi bwo kurwanya indwara za kanseri, dore yuko zikuraho ibyitwa free radicals. Free radicals ni ubwoko bw'imyanda yangiza amaserire, yangiza utunyangingo tw'umubiri, bityo bikajyana ku kurwara cyane cyane amakanseri, cyangwa gutakaza amaserire, cyangwa gutuma amaserire y'umubiri wacu akora nabi. Rero curcumine cyangwa se kiriya kirungo cya turmeric kirwanya, kineutraliza free radicals, kandi bigatreatinga cyangwa bikavura cancer, bizibuza gukura, bizibuza gukwirakwira, ndetse bikica amaserire cancereuse, bityo hagasigara amaserire mazima, bigafasha mu kwirinda no mu kurwanya indwara za kanseri. Ubushakashatsi burakomeje, bityo bigaragara ko turmeric kandi zifite ubushobozi bwo kurwanya ibibazo bya depression ni kimwe mu bintu bigenda byiyongera muri iyi minsi za nanone ubu ngubu. Izi ndwara z'amadepression, indwara z'agahinda gakabije, indwara z'umujagararo, indwara zijyana kuri ako gahinda gakabije zigenda ziyongera, kubera ko hari impamvu nyinshi, hari imihindagurikire y'ikirere, hari ubuzima busa nk'ubugoye, hari intambara,
hari n'ibindi. Rero gukoresha turmeric iriya glycine irimo irwanya ibibazo by'amadepression, ifasha ubwonko gukora neza, bigafasha icyo bita brain derived neurotrophic factors. Brain derived neurotrophic derived rero ziriya buriya bwoko bw'amaneuron. Turmeric ifasha ubwonko kongera kuba bwakora niyo umuntu ashaje. Buriya hari ukuntu ubwonko bushobora kugira ubushobozi bwo gukora andi maneuron mashyashya cyangwa se izindi selule z'ubwonko nshyashya zifasha mu gutuma amakuru agenda neza cyangwa gutuma ubwenge bwiyongera. Rero izi brain derived neurotrophic factors BDNF zishobora gutuma turmeric ishobora gutuma ubwonko bubasha gukora izindi nshyashya, bityo bikarinda indwara rero zijyanye no kwibagirwa, indwara zijyanye no gutakaza ubwenge, indwara zijyanye no gusaza imburagihe. Bityo gukoresha turmeric rero bikakomeza kurwanya izi ndwara za arthritis, za rheumatoid arthritis, ni indwara za rubagimpande, ndetse ikarwanya izi ibibazo byo gusaza cyane. Turmeric ishobora gutinza ubusaza biturutse kuri iki kintu cya brain derived neurotrophic factors, bityo bikarinda kurwara indwara zisazisha cyangwa zangiza ibice bitandukanye by'umubiri, dore yuko turmeric buriya izwiho cyangwa se ubushakashatsi bwagaragaje ko ishobora kuzamura no kongera ubushobozi bw'uturemangingo tw'ubwonko, nyine binyuze muri kiriya nababwiraga cyitwa brain derived neurotrophic factors. Izi brain derived neurotrophic factors rero zikorwa n'ubwonko biturutse mu kubona intungamubiri nshyashya no kurenewinga amaserire y'ubwonko cyangwa kongera gukora amaserire mashyashya y'ubwonko. Rero turmeric zitanga kandi ubushobozi bwo kurwanya indwara zirimo indwara zo gusaza. Zino ndwara zo gusaza ziri mu zishajisha nyine umuntu, bigatuma umuntu asaza vuba vuba. Gukoresha turmeric bishobora kurwanya ziriya ndwara zo gusaza vuba vuba, byo twita age related decreased cyangwa se decrease in the brain functions, ukuntu ubwonko bugenda butakaza imikorere yabwo, ugasanga nyine umuntu aribagirwa, ugasanga umuntu agira amazinda, ugasanga umuntu yagiye bera nk'umwana kubera ko neuron cyangwa se amaserire y'ubwonko yagiye atakara, yagiye apfa. Gukoresha turmeric rero by'umwihariko habamo nyine ziriya ntungamubiri zitwa curcumine zifasha ubwonko gukora neza, zifasha umubiri kurwanya ububabare, zifasha kudasaza imburagihe, zifasha kutagira depression cyangwa se umuhangayiko ukabije, zifasha mu kwirinda indwara zisazisha vuba vuba n'indwara za rubagimpande. Iyo tumenye gukoresha turmeric neza, mu rugero ubushakashatsi burakomeje mu kuvumbura no gushakisha koko ukuntu turmeric ifite ubushobozi bwo kurwanya inflammation, kurwanya indwara z'umutima, kurwanya indwara zo kwibagirwa, amakanseri atandukanye, kwiheba, depression, indwara za rubagimpande, ndetse ikaba ifite ubushobozi bwo kuba anti aging, gutuma umuntu adasaza imburagihe. Ubushakashatsi rero buracyakomeza kureba ukuntu turmeric ishobora kwifashishwa ndetse no mu buryo bw'imiti itandukanye. Ariko nubwo ari nziza turmeric, bisaba kuyikoresha mu kigero gikwiye. Yego umuntu ashobora kuyikoresha buri munsi nk'amagarama 10 kugeza munsi yaho, bigafasha umubiri kubona ziriya ntungamubiri ndetse no guhangana no kurwanya ziriya ndwara zigera hafi mu 10 zishobora kwibasira ibice by'umubiri. Indwara z'umutima zica benshi, ukoresha turmeric neza bishobora kugira amahirwe yo kugabanya ibyo byago byo kuba wagira izo ndwara, kurwanya kanseri, kurwanya indwara zitandukanye zo mu ngingo, izubabare n'izindi. Rero bisaba ko mu gihe ufite indi miti ukoresha yo kwa muganga, ugomba kwegera umuganga wawe kugira ngo akugire inama, kubwira uko bishobora kugenda, niba ari ngombwa ko wakoresha turmeric cyangwa utayikoresha, kubera ko turmeric ishobora kugira interaction n'indi miti yo kwa muganga. Ikindi nuko mu gihe uyikoresheje ari nyinshi bishobora guteza ibibazo nk'iby'umwijima. Ugomba kuyikoresha ku kigero gikwiye, ntuyikoreshe mu buryo buri abusive cyangwa kuyinywa ari nyinshi cyane, kubera ko buriya iri concentré, irakora cyane, ni fat soluble, ishobora buriya iyo ivanzwe n'ibintu birimo amavuta cyangwa inyama biba amahwi, biraryoha cyane, birakorana. Ariko mu by'ukuri igomba gukoreshwa ku kigero cyiza, ku munsi amagarama 10 cyangwa munsi yayo, byafasha umubiri kurwanya biriya bibazo bitandukanye. Turmeric rero ni nziza kuri twese, twibuka yuko buri muntu wese yayikoresha, ariko abadamu batwite, abana n'abonsa gukoresha turmeric ntago byemewe. Turabashimiye cyane.
mwibuke gukora share, mwibuke gukora like, mwibuke kubimenyesha benshi kugira ngo bamenye kubikoresha. Burya bimwe mu byo turya tuba tubona ari ibirungo tubona hariya turmeric irahendutse ku isoko, wayibona ni uyibona nk'ikirungo ariko buriya yakuviramo igisubizo n'umuti ukomeye. Ni byiza kumenya kubikoresha neza, cyane cyane mukurikira ibiganiro bya Horaho Life Rwanda. Turabakunda cyane. Mu gihe mukeneye serivisi wacu mwadusanga dukorera ni mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura muri etage imwe, cyangwa mukaduhamagara kuri telefoni zacu kuri 0788 6988813 cyangwa 0788355613. Turabashimiye cyane rero. Gukoresha turmeric bishobora kutuviramo igisubizo cyo guhangana n'ibibazo birenga 10 mu bibazo bikunze guhangayikisha no guhitana benshi, cyane cyane izi ndwara zijyana ku zabukuru, indwara zo kwangirika mu ngingo, kwiheba, cancer, ibibazo by'umutima n'ama inflammation akomeye harimo za rheumatoid arthritis, za rubagimpande. Dukoresha turmeric dushobora kuzirinda, ariko by'umwihariko mu gihe ufite uburwayi ugomba kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo ukurikiranwe n'abaganga. Inama tubagira ni ukugira ngo mumenye ibyo mwarya kandi bibafasha ku buzima bwacu. Mu gihe cyose mufite ibibazo by'ubuzima mushobora no kutubaza muri Horaho Life Rwanda. Turahari kugira ngo tubafashe, cyane cyane tubahitiramo inyunganiramirire zijyanye n'iby'umubiri wanyu ukeneye. Turabakunda kandi turabashimiye cyane. Mugire ibihe byiza.